dufite iterane, dufite insanganyamatsiko yo gukorera Imana, Imana ikaduha icyubahiro. Kandi nibyo byiza, Imana niyo itanga icyubahiro ko we yagihaye arakigisha. Imana ishimwe, Imana ishimwe, mwikirize, Imana ishimwe. Nitwa Vedaste Ndakimana, wa Kicukiro i Gatare, umukozi w'Imana, ni mugenzi wanyu mwene so muri Kristo Yesu. Nshimira abayobozi batekereje ku iterane maze iminsi, bakumva ko umugoroba twakibana. Imana ibamugisha. Soma ijambo ry'Imana. Hano nabonye abaririmbyi beza bari kuririmba ukumva ko umutima yenda bifuza ko ibintu byose twabyumva. Turasoma mu bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 12. Turasoma uyu murongo turi kugenderaho wa 26. Niyo nsanganyamatsiko dufite muri iki giterane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 12. Turasoma kuri 36. Aravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko ndi n'umugaragu wanjye ari wazana. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Amen. Akiri ijambo ry'Imana. Makurambira se muri bino ngaho ni mu bumbe bibiri kugira ngo tugendane unamuke ukurikire umwanya afite utari muto ariko nabwo utaza kurambira. Urumva ko havuzwemo amagambo abiri, kunkorera no kunkurikira. Abigisha kuva ku wa gatanu Mwuka yagerageje kubaha uburyo bwo kubisobanura neza, nubwo natwe turi abashyitsi mwe n'abaririmbyi, ariko abantu babaye muri iki giterane ndatekereza ko hari ibintu bumvise Mwuka w'Imana yabahaye. Amen, amen. Nubwo ntazi neza ibyo bavuze byose, ariko ngiye nanjye kongeraho bike. Umuntu nankorera, uwo ni Yesu wabivuze. Ise ariwe Mana azamuha icyubahiro, kandi umwankorere ankurikira. Haleluya. Nubwo ko arimo gukorera Imana akabona kuyikurikira. Gukorera Imana ahantu hambere bihera mu bitekerezo by'umuntu, gutekereza cyane ku Mana. Kandi ushobora gukorera Imana utayizi. Uramutse ukorera Imana utazi, waba umeze nk'udafite nyine shoka. Hakwiye kubaho kumenya ukorera. Amen. Agakurikiraho kumukorera, hakakurikiraho no kumukurikira. Ibyo bintu bikwiye kuba biri mu mutima wawe, hanyuma bikava mu mutima bikajya no mu bikorwa. Ushimira Imana y'ugukorera. Umuntu nankorera. Abantu benshi hari igihe dukorera Imana ariko ntituyikurikire, abandi tukayikurikira ariko ntituyikorere. Ibyo bintu bikwiye kuba byombi biri kumwe, gukorera Imana no kuyikurikira. Kandi gukurikira Imana ntabwo ari amaguru, ntabwo ari amaguru, si urugendo rw'ibirenge, oya, ni urugendo rwo mu mutima. Umutima wawe ugakurikira Imana. Imana ishimwe cyane. Ese ni izihe mpamvu z'ingenzi zikwiye gutera umuntu gukurikira Imana? Imana ni iki cyagutera wowe kwikurikira? Ni iki wayibonyeho? Ni iki wayimenyeho? Amen. Haleluya. Imana yihariye iki? Imana yifitemo imbaraga ki?
Imana tuvuga itamenyeshwa amaso y'umuntu mu by'ukuri kuva mu gitondo abantu biga imbere y'Imana itaboneka. Imana yisangije, Imana iteye, nimwumva mwumva Imana iteye. Imana abantu bahindura umushyitsi, abanyacyubahiro bagapfukama, abantu bize bagapfukama bakahahurira utazi kwandika izina rye, imfubyi zikayegera imbere zigaseka, umupfakazi bagera bati niwe twari dukeneye, abakiri bakayihungiraho bati nta bundi buhungiro dufite, bafite amayetaje, bakarara mu isambu basize amatera. Imana witeka, Imana ifata umuntu w'igihangange ikamuzinga, bakamuvana mu cyumba cye yateguye, bakamushyira ku gatanda hano tukamusezera, akagenda agasigara umuntu ucicura agasigara, akagenda uwahembaga benshi. Imana ifata umuntu utagira umwana utaragera byara, ikamunaho umutungo, igafata uwabyaye benshi ikabimanama, kandi bose bakavuga muri data, imbaraga zabo zikagarukira kuri Imana. Imana ufata umuntu ufite amadiporome yapfa bakabishyira mu ivarisi, ntagire ikintu bavuga ngo tugusezeho tugerekeresheje ikiwaburiye, akagenda mutarigeze agira icyo agira, agahurirayo rwose n'umuntu wakubinaga mu muhanda bose, yagira ujurira ngo yewe mutongo reka da twese tukemera. Imana ifata umuntu w'intamenyekana ikamuzamura ntawe ibajije, igafata umuntu ukomeye ikamucisha bugufi, kamambura ijambo yavugaga abantu bagahinda umushyitsi. Mbega Imana ikwiye kuvugwa. Imana ikwiye kuvugwa, Imana ikwiye kuratwa.
watawe, amateka akakubika, amateka akagushyira ahantu wakwisobanura ugakora ibyaha byinshi, ariko Imana umunsi umwe yaza ikagutabara nta nama, nta nama kabisa. Mana ndagushimiye, umuntu nankorera atazamuha icyubahiro. Imana igutabara itakubajije aho uvuka. Nimuhe icyubahiro n'umushimwe. Yesu we igiterane ari umubaza muri ndagashimira iyo Mana iyo nyine turimo tuvuga ugasa n'uzamura ibiganza byawe ukabitinzayo ukibuka nk'ibintu Imana yaba yaragukoreye. Haleluya! Umva hari ikindi menye iyo